Indirimbo zawe ni wowe uzandika? Yes, ni ngewe uzandika. Kereka nyine sometime ariko hari abaproducer tujya dukorana bikaba ngombwa ko dusharinga ama ide nyine, ariko ibyo bintu biba kuri Clement gusa iyo twakoranye na Clement. Much respect kuri Clement si kwandika cyane. Nk'ubu indirimbo uheruka gukora uninde wayikoze? Iyo meruka gushira hanze yakozwe na producer Muriro. Iyo uheruka gushira hanze? Yeah. Muriro arayikora. Bayita gute? Bayita Nzaguhisha. Nzaguhisha? Nzaguhisha muri nge, nzaguhisha babishaha, ko wambereye inkora mutima, doli masare nimo. I promise you call every day, uzahora uruwanjye, ngayigumira iwanjye. Amarira yawe yose azaba yanjye nukuri, ndetse n'umutima wawe uterera mu waha anjye. Umutima wawe mwiza cyane ni unkurura, numva naguho iruhande, urankurura, numva naguho iruhande. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. Wow. Let God bless you so much, brother Dumba. Ni producer Muriro wayikoze? Gisa? Ntukike uriyenze please, ntukike Gisa, ntukike. Karamba. Hari umuntu urimo araguhamagariramo? Amuntu uguhamagaye? Network irimo iracika, Ntabwo uri kunyumva fresh? Network yacika, hari umuntu uguhamagaye? Oya, abo ngubu biri gukora fresh. Biri kubara fresh. Umuntu yaguhamagaye network iticika ukuntu. Hari umuntu arumamagariye muto. Niko bigenda. So banyarwandakazi, barundi kazi, Nzaguhisha by Gisa Cyinganzo ushobora kugenda ukayireba kuri YouTube. Imaze ukwezi kumwe, igejeje 118. Ni indirimbo nziza cyane, iri mu Cyongereza n'Ikinyarwanda. Niyo uheruka gushyira hanze? Yeah, niyo meruka gushyira hanze kabisa. So reka tubanze tuvuge ku, ngira ngo n'ubwa mbere umuntu agiye kukubaza impamvu ntago ngiye nkunda guca ku ruhande. Ibintu bibanjye babiri direct. Gisa uri mu bantu bigeze guhitinga cyane waziye muri generation ya ba Bruce Melody. Yeah. Uremera ko hari igihe Bruce Melody yari ahari nawe uhari, ariko abantu babona ko umurusha hiti, umurusha n'indirimbo nziza? Ibyo bintu urabyemera? Yeah, ibyo ndabyemera cyane kabisa. Hari igihe cyabayeho Bruce Melody ahari nawe uhari, ariko umuri hejuru? Yeah, kabisa twari tumeze nk'abantu nyine like, ariko abantu bakunda kuvuga ko murusha potential ni ikito. Habayeho iki nguzime? Reka nkureke ibyo zama niri kubabaza, ariko ndashaka kugira ngo ndikoreshe kugira ngo habayeho iki? Ntabwo ngiye ku biti cyanjye nabyita kuzima, ahubwo habaye iki kugira ngo ucike intege. Okay, habaye iki kugira ngo ucike intege? Depression iba muri industry,
ngira ngo wenda nabigarutseho njye nahuye n'ikibazo cyo guhura n'abantu b'abanyeshyari muri industry batuma mba depresse ku buryo nahise nisanga mu buzima bwa drugs bw'ibiyobyabwenge, kumva ko ariho nahungira, kumva ko like nta kindi kintu, nta muntu unyitayeho, bari abantu bose nyine like abo nitaga ko bari hafi yanjye ugasanga nyine ntago barashaka kunkorera ibintu bitari byiza, mpita nisanga mu buzima bwa drugs ntanywaga. Kuva icyo gihe ngitangira kubitestinga bita binjyana kure yo gukora umuziki, nkawukora mu buryo buri weird. Nyine muri icyo gihe cyose hazamo no gufungwa, hazamo ibibazo byinshi, ariko ndashimira Imana ko ubu ngubu mpari. Iyo uvuga ishari ryari iri warisobanura gute ishari? Ni ukuvuga ngo wenda mvuze nka kimwe muri ibyo bintu. Hari umunsi nari nasinye muri Touch Records. Nsinye muri Touch Records icyo gihe mu manager waho yitwaga Mutesa. Wari uwe mwaka? Abantu baramuzi. Touch Records wari uwe mwaka? 2000 I think so 2014 kuko Jay Polly ndibuka ko yasinyemo nyuma yanjye 2014 yakwigendera 2014 gutyo. Icyo gihe Touch Records yari umugabo icyo gihe Touch Records yari nko wavuga 155. Yari ikomeye kabisa, yakoreraga kuri 40. Nuko noneho dutangira gukora amasezerano. Icyo gihe harimo director witwa Faizo Pro, inshuti yanjye Faizo Pro. Harimo no bita The Benjamin, usibye ko batagikora sinzano yagiye. Dutangira gukora imiziki, nibwo nakoze iriya ndirimbo bita Inkombe tuyikoreye ku Gisenyi. Dukora neza. Indi ndirimbo nayo yitwa Rumbiya, dukora video zimeze neza. Icyo gihe twabaga ahantu munsi y'ibisumizi i Nyamirambo. Ibisumizi bya Riderman ibisumizi icyo gihe byari bya Riderman, tuba munsi nyine yabyo ahantu nyine like ko twarafashe inzu mbana na producer Fazo na Traxler yakoreragamo. Imana mbabaje ko mvuze amazina yabo, ariko n'ubu n'abajama banjye byararangiye, ni story zarangiye. Nta kibazo. Umunsi umwe haza kuza umuntu bita tumaze kurya. Iyo story sinzi nimba warayumvishije. Oya, uri gusobanura amashari yakugiye. Icyo gihe nari nturanye n'umujama bita Philpira, hari kera duturanye inzu ku yindi. Hari icyana cyanyikundiye, ntari buvuge amazina yacyo. Nimba bari baramuteresa akabanga, I don't know. Kumba uwo mwana njewe ndi guca muri ako kayira arambaza se Gisa ko njye mwandikira kuri Facebook kuri like nunsubize, ndamubwira nagomba nabibonye sha I'm so sorry, ati naragukunze ndakwikundira cyane nandutaka cyana cy'amataye kimeze neza bya hatari. Uwo munsi kiba kije kunsura ahantu twabanaga nabo bajama, cyana cyari gifite job kikajya kiza. Nari ntaraniga ibintu by'inzoga, nariga ibintu byari byo byose bibi, nari nariga kunywa itabi n'ibiki byose. Nuko icyana kikabagurira akantu, ariko nyine cyaranyikundiye twibera abashiri gutyo. Nta nubwo nari nzi ibintu by'abakobwa ngo batereta gute, nari ngira umwana mutoya. Umunsi umwe tumaze kurya sha icyumba poanye nta yari irimo, kwa kundi ibyumba by'imbaho nyine abarimo udupwanye. Mumaze kurya ibiryo cyangwa murangije kurya? Tumaze kurya ibiryo. Bityo tujya mu cyumba nyine, kuko icyo cyana cyarazaga cyava job kigata kigenda kigateka kikadutekera nk'abajama. Habagamo umujama wari ushinzwe marketing management, haba mu producer, bose bahuriraho. Icyo gihe hari hanaje K John, ndabyibuka. Tugiye mu cyumba acisha telefone munsi y'urugisha, ahita dufotora. Nimba barambwiye ngo ni K John. Acisha telefone sha munsi muri urwo rugi, mu munwa w'urugi. Adufotora nambaye akapaka boxer, icyana cyambaye akenda k'imbere. Nubwo twari tutarakora ibyo dukora, ariko urumva dufotoye ifoto iri weird. Ahita yitangaza hanze ngo Gisa ngo yafotoye ngo ari kurya umwana. Birambangamira, bintera depression. Icyo gihe nari ndimo ndafasha
Kamishi muri Guma Guma, Primus Guma Guma Superstar, ndi umwana ufite potential, ufite amarira y'uruhinja na ba Maji, mfite ikosora na ba Jay Polly, ndyoshye, mfite indirimbo zikunzwe zizakinwaga ahantu hose. Ngira isoni mbura ukuntu mbigenza, ndavuga mana yanjye none ibi bintu bimbayeho ni ibiki, kumbe nyine barashaka kumvangira muri contract yanjye nawe mfite, birangira mbivuyemo na contract yabo ndayibarekera, ntangira kwiga ama drugs. Mana yanjye umumama w'umudokiteri twabaga mu gipangu kimwe arambwira ati Gisa ihangane, ibingibi ntabwo ari byo byatuma nyine wiyangiriza, ako ready nari namaze kuba depressed. Kuva icyo gihe nahise ntangira kwiga ama drugs, ntangira kwiga ibiki n'ibiki, ntangira kwiga kurya abana ntari mbizi. Yesu, ariko ndashimira Imana ko Imana yantabaye ubu ngubu ntakibibamo. Imana yabwa icyubahiro. None se sinumva ukuntu kuba iyo foto yatuma wiyanga, ntabihuriye he? Nyine ni ya foto umuntu agufotora abantu bagahita batangira ibaze nawe umuntu akikwandikaho ngo Gisa ngo yafotowe, ariko urya umwana bagahita bakwerekana wambaye akaboxa, ifoto nyine iri weird, igutunguye utabizi. Like nyine nahise numva ko abantu turi kumwe batankunda, batari kunyifuriza ibyiza hari. Bitanangira kwiga kugendera mu kigare cy'abandi bajama nabo urumva babashukanyi, twinywera itabi, twinywera inzoga. Gisa bariya bihorere, ufite talent. Batangira kunshiramo ya myumvire yo kwiyumva bidafite icyo byubaka umuntu, naho byagiye bagenzi bawe batangiye nko kuguserereza se, bavuga kunserereza, bambwira wararaburije, n'ubundi wowe uri idage, n'ubundi wowe ibintu nk'ibyo ntabura ukuntu mbigenza. Nkavuga se mana yanjye koko ndakora iki, twinywera ibingibi. Nari n'umwana, I was 17 years. Wari ufite imyaka 10? Nagiye muri industry ngenda umwana, kuko ngiye ubundi ukuntu naje muri industry yanjye, ukuntu ninjiye muri game ubundi neza. Ni producer Nicola. Ni producer Nicola na David. Niwe yakuzanye na David Future Records. abahanzi bari hano, producer Nicola ni producer ukomeye cyane, ubu ngubu muri Australia. Ejo bundi yaranyegereye arambwira ko ashaka niba ukorera indirimbo, niba ukora Mbonye indirimbo, niba ukora indirimbo za Mbonye zose, agakora mixing na mastering. Ejo bundi yaranganya arambwira ko abana batoya bafite indirimbo zikoze neza bashobora kungana, bakama indirimbo zabo bakazimasteringa, akora mastering iri ku rwego rwo hejuru. Urumva umuntu ukorera Mbonye indirimbo akazitazi mastering akazikora neza, yawe ararenze cyane. Nicola ararenze no kuva kera. Nuva bambonye tugiye gukora indirimbo yo kwibuka, akorera i Remera hano kuri station. Bakimbonamo bahita bavuga ati what a beautiful talent, uyu mwana ko afite talent. Batabatangira kumbwira uzajya kudusura, bakajya bumva bakangurira ibintu by'abana byo mu alimentation. Ndi umwana muto icyo gihe. Ntabwo nabyumvaga kubera ngiye ndimo ndafatira kuri imyaka ufite, ukuntu ifoto yagukanga, ariko nk'umwana w'imyaka 17 18 ibishobora no muri icyo nari mutoya cyane, nagiraga n'isoni z'abakobwa icyo gihe. Ni bande batangiye kugutwara mu biyobyabwenge, cyangwa wabigiyemo gute, watangiye ute? Nagiye ahantu umunsi umwe njyanywe n'abajama. Icyo gihe abo bajama simbaheruka kubera yuko abantu twacanye muri ubwo buzima kenshi na kenshi ntabwo mba mbaheruka, kubera ko navuye muri ubwo buzima mbuvuyemo. Rimwe na rimwe bakanambwira ati wowe kunywa izi drugs ntabwo ari wowe wabigizemo uruhare, ahubwo ni abantu bagutumyeho aba dealers kugira ngo bajye baguha drugs. Babimbwiye nyuma, ndavuga ati ibyo ngibyo ni ukubeshya. Ndavuga ati ibyo ari byo byose nabitewe na depression y'ubuzima nari ndimo, no kuba narobatse izina ndi umwana mwigira umuntu mubeshyera. Ati wowe kunywa drugs kwawe bifite impamvu, bakajya bambwira gutyo. Ariko nkavuga ati nkanga kubyitaho nyine tu. Abo bajama bamvangiye ku buryo kuko njye banywesha drugs bwa mbere, ku buryo we wibaza bamvangiye heroin muri weed ntabizi.
uri kumva aho hantu sinzahibagirwa. Aho hantu ni mu Rugunga, ndabyibuka cyane kuko nari naramaze kwiga kunywa weed, noneho bahita banyigisha kunywa, bahita banywesha drugs ikomeye cyane ntarinzi yitwa heroin. Bayivanga muri weed, barambwira ngo ni weed ngo nziza ngo yigoma ngo iki n'iki, ntabizi. Oya, ubwo bwari ubwa mbere unyweye weed se? Oya, bwari nk'ubwa gatatu, kwa kundi unywa ikintu ariko utaramenyera icyo ari cyo. Ubwa mbere wayitangiye gute? Huza depression yawe n'ukuntu ubwa mbere watangiye weed. Ni ukuvuga ngo ngewe nkikimara kumva icyo kintu, nkikimara kumva ubwo buzima, hari abajama bahise banyegera b'inyamirambo, kuko urumva twabaga inyamirambo hariya mu Biryogo. Yego. Noneho bahita baza kwa kundi ubuziranye n'abajama bari batangiye gukunda ibihangano byanjye, ndi gukora indirimbo ziri kumvwa ziri kurebwa. Barambwira ati twisohokere uwo munsi, kuko twese duserera n'abantu na Traxland, byibuka narabarakariye bya danje icyo gihe, na Kejon turaserera bya danje, numva sinshaka kuguma aho ngaho, numva ndabanze. Uwo munsi ndabyibuka nta nubwo nanaraye mu rugo. Abajama bahita bambwira ati twigire kwinywera bihorere n'ubundi, ati n'ubundi abangaba ntabwo bagukunda, tuba turagiye. Icyo gihe nanyweye inzoga, bahita bananywesha weed, ngo reka tugwe ngo akantu ngo gatuma ngo ewana ngo ibibazo ngo bicururuka, uciringa ngo wowe ngo don't. Niko natangiye kwiga weed bwa mbere, nyinyweye mpita njya koga amazi yonyine adafite n'isabune, mpita ndyama ndasinzira, njya hayi ziteye ubwoba. Ubwari ubwa kubera bwari ubwa mbere, ariko numva nagiye hayi, numva utwo tuntu turi kumpesha amahoro, kandi mu by'ukuri byari birimo birangica. Mu gitondo nabyutse ndimo ndashaka kugira ngo wongere bayinyweshe. Mu gitondo nuko byatangiye, bitantangira kubikunda. Nko ku nshuro ya gatatu nibwo bahise bamvangiramo rero biyobyabwenge bita heroin. N'amakokaini ngeri igihe bakajya n'amakokaini turayanywa. None twari duturanye n'abana b'abazungu b'abafana banjye bari batuye mu Kiyovu, bakajya baza umva baramvurugutaye mpaka wanjye agahora ambwira ati Imana izagutabara, Imana izagutabara. Ariko simenye igihe, simenye umunsi, nakwa kuba abantu bankunda, leta ikamfata ikamfunga, mba muri ubwo buzima. Niho rero nagiye ndindirira, abandi bari kugenda bapushinga, ariko nyine Imana ifite igihe cyayo. Uravuze ngo abantu bari abantu baje bakakubwira ati ibyo by'abwenge unywa, nyamara wowe wibaza ko wabinyweye ubishaka cyangwa ari agahinda, ariko hari abantu bari babatumye kugira ngo babiguhe. Niko bambwiraga, kandi bakajya babitsindagira. Ariko ngiye kubera yuko urumva nari no mu buzima bw'uko ndi umwana, simbyiteho, nkajya mvuga tapu ibyo ngibyo muri kubabeshyera. Bavugaga ko ari bande, barabivuga ari benshi. Bavugaga ko ari bande babatumye abo ngabo. Abo bavuze numvaga ari ukubabeshyera rimwe na rimwe, kubera na competition wenda yari hari na Bruce. Hari igihe babishinjaga Bruce ngo yatumye abantu bagashinja ibiki, ariko ngiye numvaga ari ukumubeshyera. No kuri kw'Imana hari ubuzima nyine umuntu abamo kugira ngo bugire ikintu bumusigira, bugire ikintu bumwigisha, ariko nta muntu ushobora gutuma umuntu ngo nanyweshe umuntu ibiyobyabwenge. Nibyo ntabwo nabyizereyemo rwose, ni ukumubeshyera. bajya imbere cyangwa bajya which nanjye nibaza ko bakabya, ariko ari amagambo njya numva bavuga ati Bruce yaroze gisa cy'inganzo. Wari wabyumva? Oya, baramubeshyera bro, baramubeshyera. Njya n'umunyamakuru wigeze kuza anshiramo iyo propaganda ngo Bruce ngo yarakuroza, ariko bareke kubeshyera undi mwana man. Ntago ibyo ngibyo ntago njya mbyizereramo kabisa. Nta muntu urugundi kumwe ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni ubuzima ubamo, ukiga isomo ryo kubibamo, Imana ikagufasha ukabuvamo. Nta muntu ushobora kukuroga kuri ibiyobyabwenge. Gusa ubu ngubu kuko ngihari se kandi nakiri muri ubwo buzima, kandi Imana iri kugenda ingarura mu murongo neza. Hari ubwo se ntago rero washinja umuntu ngo yaroze undi, ntago bibaho.
Gisa ndashaka kuba ntarakubaza ikindi kibazo. Ushobora kudukubitiramo kandi karirimbo kitwa gute? Icyo ngukundira iyo bavuze kuri aho umenyera umuntu uririmba ufite impano genda ubabwire kubona kunze nigeze nitakumabwire ubabwire kubona kunze atari marayika genda ubabwire kubona kunze nigeze nitakumabwire mama ubabwire kubona kunze atari marayika urumva abantu bino minsi usanga umwana akavuga ngo ndumva ngo nkorera promo wamubwira ngo ririmbamo akabanza akabikura kure akabikura he ariko mwebwe cyangwa Bruce wabwiye ati ririmba utangira guhogozeza aho ngaho utaranavuga ijambo. Ni talent y'Imana. None se twari tukirimo turavuga kwa Bruce ntabwo ushobora kuba uri muranga kuvuga ukuri kubera Bruce ari umuhitinze cyane Bruce twarabanye. Bruce ni inshuti yanjye nubwo wenda Bruce kabisa ikintu mushinja nuko rimwe na rimwe nagazirikana abantu babanye kandi nukuri ni byiza no kubazirikana ariko ndamukunda nta n'ikintu ngiye nshobora kumushinja. Nishimira ko twakora umuziki, nishimira iterambere ryiwe, nakwishimira ko dukorana ibintu nk'abantu twabanye kandi nawe azi potential yanjye, azi talent y'Imana iri muri njye ko idasanzwe. Ndabizana bari hose arabizi. Nta kintu na kimwe mushinja. Ikintu kimwe mushinja nuko adashobora kuvuga ati byibura Gisa yaciye muri ubu buzima ariko ubu yabuvuyemo, reka ngira itafari nshira kuri career yiwe, reka tugire ibintu dukora kuko dufatanyije byazamura industry y'umuziki nyarwanda. Naho mundi nta kintu mushinja icyo ari cyo cyose kibi. Uri umunyabwenge ubivuze neza kubera abandi bantu barabifata bakabivanga. Barabita bakavanga ngicyo umushinja bakamushingiramo n'ibindi bagashyiramo n'ijinyo bajya bivanga bagashyiramo n'ijinyo. Nta mpamvu reka tukwiriye gutahiriza umugozi umwe. Ntabwo nashinja umuntu ikintu. Ni igikarabiro cy'Imana naciyeho, ni ubuzima bw'ishuri nagombaga kwiga kugira ngo iby'Imana yampaye bidasanzwe mu gihe gikwiriye nzamenye kubikoresha neza kandi uyu munsi nkirimo. Wenda mba nkeneye amaboko yanyu Dumba urabizi n'amaboko yabo bavandimwe ba Bruce n'abandi. Mboneyeho no gushimira Benny kuko urabona we ntako atagize kandi n'ubundi aracyifuza yuko ntabwo turahagera. Okay. Gusa